السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. bavandimwe Bayisilamu ndetse na inshuti zacu mukurikira channel yacu, mbere ya byose turabanza gushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha n'ibisakare ku ntumwa yacu, umukunzi wacu, umwarimu wacu, umwiza mu biremwa byose Allah subhanahu wa ta'ala yaremye, intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nabiwe n'abasangirangendo be nabo bamukurikiye ndetse n'abazakomeza kubakurikira mu byiza kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba yuko Allah subhanahu wa ta'ala natwe yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Bityo bavandimwe, uyu munsi nifuje ko twakibukiranya ku kintu gihambaye cyane, ariko abantu twagifashe nk'aho ari ikintu cyoroshye, cyane cyane abayisilamu. Ni ikintu cyeze muri twebwe, ni ikintu kiri kwangiza umma paka no mu bashekhe bacu. Iki kintu ni kimwe mu byaha Allah subhanahu wa ta'ala yanga, ni kimwe mu byaha byanduza nafsi y'umuntu, ni kimwe mu byaha Ibilisi akunda cyane. Icyo cyaha abantu tugifata nk'aho ari icyaha cyoroshye, ariko Allah aratubwira ati hari igihe abantu dukora ikintu twe tukagifata nk'aho ari cyoroshye cyane, ariko imbere Allah subhanahu wa ta'ala Allah akagifata nk'aho ari ikintu gihambaye cyane. Icyo cyaha bavandimwe ni icyaha cya zina cyangwa se ubusambanyi. Mu by'ukuri ubu ngubu hari abantu uramutse umubwiye ngo njyewe ntago nzi ubwambure bw'umugore, cyangwa se ntago nzi, sinigeze nkora zina kuva nabaho, ushobora gufatwa nk'umuntu w'igitangaza. Abandi bakanakubwira bati wowe ntago ukwiye kuba uri mu bantu, cyangwa se ntago ukwiye kuba uri muri twebwe. Kubera yuko bavandimwe, isi yacu aho igeze ni isi ifite umuvuduko udasanzwe bijyanye n'icyaha cy'ubusambanyi. Si abana batoya, si urubyiruko, si abashakanye hagati yabo, ubusambanyi burakorwa ku mugaragaro ijoro n'amanywa. Ndetse bavandimwe, ibi ni bimwe mu bintu birakaza Allah subhanahu wa ta'ala, ni bimwe mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala yanga cyane. Aho Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul Furqan Allah yaravuze ngo walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, babandi batajya basaba cyangwa se ngo bagaragire ibindi bitari Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. Allah ati babandi batajya bica nafsi ngo bayambure ubuzima usibye mu kuri. Allah kongera indi jambo ati wala yaznun, babandi batajya bakora zina ngo basambane, bakore icyaha cy'ubusambanyi. Abangaba Allah yavugaga abagaragu ba Allah beza Allah akunda, harimo babandi batajya bakora icyaha cy'ubusambanyi, harimo babandi batajya bica nafsi Allah yazireje kwicwa usibye mu kuri, harimo na babandi batajya bagaragira ibindi bitari Allah subhanahu wa ta'ala. Munsi Allah akavuga ati wa may yaf'al dhalik, noneho uzakora ibyo ngibyo ko ari bitatu, akagaragira ibindi bitari Allah, agasaba ibindi bitari Allah, yarangiza akica nafsi izirijwe kwicwa usibye mu kuri, agakora na zina, akakora n'ubusambanyi. Murabona ko hano Allah yafashe zina ayishyira mu gatebo kamwe no kwica ndetse no kumubangikanya. Ni ukuvuga ngo iki cyaha cy'ubusambanyi ni icyaha gihambaye cyane bavandimwe, nubwo tugifata nk'aho ari icyaha cyoroshye, ariko ni icyaha kiremereye cyane imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ati wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana.
Allah ati uzakora ibyo ngibyo byavuzwe haruguru, abo ngabo bamenye ko ku munsi w'imperuka ibyo byaha byabo bizabakusanyirizwa nibarangiza bashyirwe mu bihano by'umuriro wa jahannama kandi babigume mu gihe kirekire. Nicyo bavandimwe, icyaha cy'ubusambanyi ni kimwe mu byaha Allah subhanahu wa ta'ala yanga cyane, umuyisilamu agomba kugendera kure, agomba kwirinda. Intumwa y'Imana Musa alayhi salatu wassalam, kwanza Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani kugira ngo atubuze zina, Allah aratubwira ati qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, suratu Nur. Allah ati bwira bemera Imana yewe Muhammad, bwira bemera Imana bubika amaso yabo, wayahfadhu furujahum, nibarangiza barinde ubwambure bwabo. Allah ntago ashaka ngo turebe dukebaguzwe, turebe abantu bose batambutseho tudahuje ibitsina kugira ngo tutazagwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Kubera ko bavandimwe, ntago zina ibaho kereka umuntu abanje kureba, agatekereza, akagira icyifuzo no kwifuza n'amarangamutima, ibyo bindi bigakurikiraho nyuma, ariko yabanje kureba. Niyo mpamvu Allah tubwiye ati bwira bemera Imana bubika amaso yabo banarinde ubwambure bwabo. Ariko se twibaze, twebwe uyu munsi ni bangahe bubika amaso yabo? Uyu munsi tureba ibyo bitarebwa n'ibigomba kurebwa. Amagroupe ya WhatsApp usanga abantu barimo gusharinga ibintu bitari byiza, abantu bambaye ubusa, abantu amafoto atari meza, yose ashishikariza ibijyanye n'ubusambanyi. Bavandimwe, dutinye Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana Musa alayhi salatu wassalam, umunsi umwe yahagurukanye n'imbaga y'abantu bajya gusaba imvura. Bajya gusaba imvura. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, intumwa y'Imana Musa ni intumwa ya Allah, turabizi yari afite umwihariko wo kuvugana na Allah, kubera yuko Allah atubwiye ati wa kallama Allah Musa taklima. Allah yavuganaga na intumwa y'Imana Musa alayhi salatu wassalam. Sasa bajya gusaba imvura, basoma idua, ariko nta gisubizo cyabonetse. Allah subhanahu wa ta'ala arangije abwira intumwa y'Imana Musa, aramubwira ati ya Musa, mukiraho ngaho hari umuntu ujye guturuka kujya ku musozi, uwo muntu ni umugaragu wanjye, naramuka ageze aho ngaho muri akajya icyo nsaba, imvura ako kanya irahita igwa. Nibyo koko haje umuntu, ariko uwo muntu yari impumyi, ntabwo yabonaga. Ageze aho ngaho yazamuye ibiganza gusa, ako kanya imvura ihita igwa. Ariko intumwa y'Imana Musa yaribajije, ni gute uyu muntu afite karamati zirenze izanjye kandi ndi intumwa y'Imana? Ngewe mvugana na Allah subhanahu wa ta'ala, ni gute washobora gusaba Allah ikintu Allah akahita kimuha kandi nta rwego rw'ubutumwa afite imbere Allah subhanahu wa ta'ala? Abaza uwo mugabo aravuga ati wa mugabo we, ndashaka umbwire, twebwe twasomye amaduwa hano, twiriwe hano umunsi wose ntago imvura yaguye, wowe ni iki cyatumye Allah subhanahu wa ta'ala ugera hano Allah akahita amanura imvura? Uyu mugabo yaramubwira ati ya Musa, uko mbona gutya, ngiwe nkiri umusore, umunsi umwe nigeze kunyura ahantu, mbona umugore yambaye nabi, yambaye ubusa. Mukubise amaso mpita nibuka yuko umuntu agomba kureba hasi, atagomba kwitegereza, kandi Imana yabujije yuko tugomba kubika amaso. Ariko nakomeje imbere, umutima wanjye umatira no kugira nongere ndebe bwa kabiri. Ubwa mbere narebye kubw'impanuka, nta cyaha nigeze nandikirwa, ariko noneho nifuza kugira ngo nongere ndebe bwa kabiri, none nongere ndebe bwa kabiri, ndebe neza. Ariko nafsi yanjye yarananiye kubirwanya biranga, nongera ndebaho bwa kabiri. Ariko nahise nibuka yuko nakoze icyaha imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, nibaza umunsi nzahura na Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka, amaso yanjye akanshinja ibyo nayarebesheje imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo byatumye numva ko ku munsi w'imperuka mfite urubanza, nta kindi nakoze. Nahise mfata igikoresho cyangwa se igikoresho kimeze nka foreze, mpita nitobora amaso kugira ngo aya maso yanjye ku munsi w'imperuka
byibuze sinzahure n'urubanza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo kubera taqwa no gutinya Imana nabikoranye, Allah subhanahu wa ta'ala yampaye urwego ruhanitse ku buryo ikintu cyose shaka cyose Allah arakima. Bavandimwe, murumva ko uyu muntu bitewe no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala yarebyeho gusa rimwe kabiri, arebaho gusa, ariko twebwe twibaze, twirirwa tubireba, turara tubireba, ibi bintu Allah subhanahu wa ta'ala afite kuzabitubaza. Bavandimwe, twese turabizi yuko mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala yavumye muri iyi si harimo n'umugabo witaga Imana ariwe Firaun la'natullahi alayhi. Ariko wibaza wowe muvandimwe wijandika mu cyaha cy'ubusambanyi, wowe ukora ubusambanyi, ugasambanya abana b'abandi, ugasambanywa n'abandi n'abasore cyangwa abagabo, utekereze yuko muri aba bantu babaye ikivume imbere Allah subhanahu wa ta'ala, uyu Firaun mu buzima bwe ntabwo yigeze akora icyaha cy'ubusambanyi. Icyo gitekerezeho unakizirikane. Firaun nubwo tumwita ko ari ikivume, ariko uzirikane yuko mu buzima bwe ntabwo yigeze aba umusambanyi, nta na rimwe yigeze akora zina. Wowe urinde imbere Allah subhanahu wa ta'ala ushobora gukora icyo cyaha cy'ubusambanyi. Avandimwe, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabwiye abasahaba no kutwigisha mu nyigisho zayo, yatugaragarije yuko ku munsi w'imperuka Allah nazura abantu. Allah muri Qur'an atubwira ati yawma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja, ngo umunsi hazavuzwa impanda abantu muzazuka ku munsi w'imperuka muri mu matsinda. Ntago abantu bazazuka ari itsinda rimwe, abantu bazazuka bari mu matsinda agiye atandukanye. Ayo matsinda rero intumwa y'Imana yavuze, hari abantu bazaba muri gatsiko k'abantu bameze gutya, bameze ukuntu, bitewe nuko nibyo bagiye bakora muri iyi si. Sasa intumwa y'Imana yatugaragaje ko hari itsinda ry'abantu bazazuka ku munsi w'imperuka, kandi muzirikane ko ku munsi w'imperuka abantu bazazuka bambaye ubusa, nta myenda bambaye, nta n'inkweto bambaye. Rero intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaragaje ko ku munsi w'imperuka hari itsinda ry'abantu bazazuka ku munsi w'imperuka bafite ubwambure ku mibiri yabo. Ni ukuvuga ngo hateye ibitsina by'abantu ku mibiri yabo. Intumwa y'Imana iravuga ati haula'i humuzuna, abo ni abantu bagiye bijandika mu byaha by'ubusambanyi. Uyu munsi abantu barakompeta, umuntu arakompeta na bagenzi be, ugasanga abantu bicaye ahantu nk'abasore barimo gukompeta, akavuga ati njyewe nshobora gusambana mu cyumweru inshuro 50 cyangwa inshuro 100, akumva ko ari we ntwari, n'abandi ugasanga barimo kurushanwa mu kugira gute mu gukompeta. Ariko bavandimwe, ukuntu guhemukira nafsi yawe, wowe ukora ibi ngibi uri guhemukira nafsi yawe. Rero intumwa y'Imana ikatubwira iti rero ku munsi w'imperuka abantu bazazuka, hari abantu bazazuka bafite ibitsina ku mibiri yabo, ubwambure buteye ku mibiri yabo, bitewe n'icyaha cy'ubusambanyi bagiye kubakora muri iyi si. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu yaba yasambanye inshuro 100, ari umugabo agasambana n'abagore inshuro 100, ni ukuvuga ngo ku mubiri we hazaba hateye ibitsina by'abagore 100. Nimba ari umugore wasambanye inshuro 500, ni ukuvuga ngo ku mubiri we hazaba hateye ibitsina 500 by'abagabo. Mwumve bavandimwe igisebo umuntu azafite kuri uwo munsi. Kandi ikindi twizirikane, Allah yaratubwiye ngo yawma tubela sarair, umunsi w'imperuka ni umunsi utagira ibanga. Nabanga uyu munsi umuntu ajya gusambana mu bwihisho, akagenda nijoro, akagenda ku manywa, akajya ahantu kure batamuzi, ariko Allah ati yawma tubela sarair, muzirikane ko ku munsi w'imperuka nta banga rizaba rihari. Noneho ikintu kibabaje bavandimwe, ntago abo bantu bazaba bafite ibyo bitsina biteye ku mibiri yabo gusa, ahubwo ibyo bitsina bizaba byanditseho n'amazina ya nyirabyo. Ndetse ibyo bitsina bizaba biri no kuvuga, kimwe kivuga ati njyewe ndi uwa kanaka, nanjye ndi uwa kanaka, njyewe ndi uwa kanaka, njyewe ndi uwa kanaka. Bavandimwe, ibi ni bimwe mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala azasuzuguza abantu ku munsi w'imperuka, mbere ko abinjiza mu bihano bihambaye cyane by'umuriro wa jahannama. Allah abiturinde. Tekereza nawe kwishimisha iminota 5, iminota 10, ariko ku munsi w'imperuka ukazaba mu bantu
bazaba basuzuguritse bigeze aho ngaho. Ikindi bavandimwe, ni ibintu bimaze kwera mu ngo z'abantu, abagabo abagore ugasanga bari gucana inyuma, ariko wowe mugabo uca umugore wawe inyuma cyangwa se wowe mugore uca umugabo wawe inyuma, iki kintu ndagira ngo kizirikane neza cyangwa ugifate. Ibyo dukora no ku isi bavandimwe, bamwe tukibwira ko turi abanyabwenge, undi akibwira yuko ngewe uriya ntabwo yabasha kunkontorora cyangwa se ntabwo yabasha kungenzura, ariko umenye yuko hari ibiremwe Allah subhanahu wa ta'ala yagushizeho bikugenzura, byandika ibyo ukora byose, intambwe zose utera byose zirandikwa. Ikindi Allah aratubwira ati inna rabbaka labil mirsad, mu by'ukuri nyagasani wawe aguhanze amaso. Sasa ibi byose ku munsi w'imperuka nibwo bizagaragara, ubwo Allah subhanahu wa ta'ala azaguhamagara imbere y'iminzani ngo agupime ibikorwa byawe. Subhanallah, Allah azashyira ibintu byose ku karubanda. Wowe nimba uri umugabo ukabuca umugore wawe inyuma, Allah nta kindi azakora, azahamagara umugore wawe amubwira ati ngwino hano urebe ibyo umugabo wawe yakoraga, amwereke amavideo yose ibyo wajya ukora ku isi wamucaga inyuma atabizi, ukaza umubeshya ngo uramukunda, ngo umukunda wenyine. Allah agushyire ku karubanda. Utekereza ko umugore wawe azakora iki? Nta kindi azakora, azavuga ati kumbe ni ibi ngibi wankoreraga. Yani ku munsi w'imperuka ni umunsi wo guca urubanza. Waramuhuguje nibyo, mwaragiye imbere y'abantu murasezerana, ukamubwira ngo wari uzamukunda wenyine, ukamwizeza ibitangaza, none wamucaga inyuma atabizi. Sasa ikintu kizakorwa hano nta kindi, uwo mugore cyangwa se uwo mugabo wacaga inyuma, Allah azamubwira ngo genda ufate icyo ushaka cyose mu bikorwa bye byiza yakoraga. Nutekereza ngo azakugirira impuhwe nuko uri umugabo cyangwa uri umugore we, la, kuri uwo munsi nta by'impuhwe bizaba bihari. Kuri uwo munsi buri wese azaba areba nafsi ye, azayora byose, abitwara byose, usigare uri aho ngaho wasamye, uhita ujya mu muriro wa jahannama. Kubera iki bavandimwe? Kubera ingeso mbi yeze mu bayisilamu cyangwa n'abantu mu bantu muri rusange, yo gucana inyuma, yo gukora ubwangizi bwa zina. Ibi ngibi bimaze kwera bavandimwe muri sosiyete zacu, cyane cyane abayisilamu. Subhanallah, njyewe nabwiwe n'umuntu w'inshuti yanjye uba ku Gisenyi, arambwira ati nubwo tuba abantu cyangwa se n'aba bashekhe bacu nubwo batuyobora, ariko nabo hari ibyo bakora mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala akabahishira. Ambwira umushekhe wa hano i Kigali, arambwira ati njyewe nigeze kuba ndi ku Gisenyi ndi gucuruza mu iduka, nicaye ku irembo mbona mu gikari hari lodge, asohokamo umukobwa ukora umurimo w'uburaya, ajye gutega moto yibagirwa ko hari ikintu yibagiwe muri lodge, asubirayo, ageze mu muryango w'igipangu ajye kwinjira kwitana n'uwo bari kumwe muri lodge, nawe ajye gusohoka. Rero nta aricyo batigeze bumvikanaho, batangira gushwana. Uwo musore ajya kureba abantu bari gushwana, asanga ni shekhe baziranye wa hano i Kigali. Sasa shekhe mu gukubita amaso uwo muntu baziranye, yaguye mu kantu arikanga, ariko tayari Jamal amaze kumubona, nta kintu cyagomba gukorwa. Shekhe yategeka kumubwira turabona, mbabarira shekhe, urabona mu rugo umugore wanjye gucana gutya. Sasa byabaye ngombwa ko amuha amafaranga, amubwira ati basi uzabiceceke mu 70,000. Subhanallah, kugira ngo atazabivuga. Sasa uwo musilamu arambwira ati bana njyewe umushekhe ndamuzi, yari mu musigiti, wari umuntu wibyimbya, wari umuntu mbese ubona ari kuri imani ziteye ubwoba, ariko iyo nabaga ngiye gusarira kuri uwo musigiti akambona ari kuvuga n'ijwi ryo hejuru, ari kuvuga n'ijwi ryo kwibyimbya, ariko yambonaga gusa yitaga ahora agaca bugufi, yani ukabona isoni n'ikimwaro kiramwishe. Ariko bavandimwe, iki ni ikintu gikomeye cyane, icyorezo gihambaye cyane. Ibaze kuba umuntu yava hano i Kigali afite umugore we, afite n'umuryango, akajya ku Gisenyi agiye kugira ngo akore icyaha cya zina. Subhanallah bavandimwe, Allah subhanahu wa ta'ala aduhishira byinshi, ariko ibi byose tuzayibona ku munsi w'imperuka ko twagiye duhemukira nafsi zacu.
bavani we Islam dutinye Allah subhanahu wa ta'ala icyaha cy'ubusambanyi gikurura ubukene icyaha cy'ubusambanyi